guca inyuma umugabo we. Umugore yamaze kubigira ingeso abikora kenshi gashoboka cyane, hamwe n'uwo bahoze bakundana yarangiza akazanira keke umukunzi we kugira ngo ariko yamusaba imbabazi. Gusa n'ubundi buri gihe umukobwa we na se bamwakiranaga urugwiro. Gusa icyo gihe yaje gusanga badahari igihe yageraga mu rugo. Arebye no ku gishushanyo cya famiye umukobwa we yashushanyije ntacyo yari ariho. Byaje kuturuka aho yatangiye no kumubyara imyaka 6 yari ishize. Mu myaka yose y'ako kana kari gafite ntago yigeze akitaho, yahoraga kuka inabi. Akagera rimwe na rimwe akabuza kukita nyina, atujya unyita ante ntago ujya ugomba kunyita mama wawe. Ku isabukuru y'imyaka 6 bari guserebura isabukuru y'umukobwa wabo. Gusa nyina yari yatinze atari kuza iryo joro ryose, baramutegereza baza kubona ko atari buze. Birangira yari yigiye guserebura isabukuru. Ko bahoze bakundana umugabo akakoza muhamagara bikanga gucamo, bafashe umwanzuro wo guserebura isabukuru bonyine. Aza kubibona ku mbuga nkoranyambaga yuko agiye guserebura isabukuru ahandi. Amenya ko agiye guserebura isabukuru y'uwo bahoze bakundana. Icyo gihe yaje kugaruka mu rugo yasinze, ahobera umukobwa wari kari inzoga zayimukoresheje agira ngo atangiye kumuhobera, kumba ari kumwitiranya n'umuhungu uwo bahoze bakundana. Umukobwa yatangira kubyishimira yuko yamuhobeye, akeka ko byibura nyina ashobora kuba yamaze kumukunda. Gusa umugabo yarabizi ko umugabo adakunda umukobwa wabo, n'Imana yamuzaniraga zabaga ari impano zasigaye kuzo yahaye umuhungu wo bahoze bakundana. Umugabo yatangiye gutekereza ko aricyo gihe kuba yamusiga akaba yamureka, yumva ko yasinye impapuro za divorce. Gusa akana kabo nawe gashaka kureka nyina. Ise yise agasezeranya yuko nyina natuma akarira inshuro 3 aribwo bazamureka. Umunsi ukurikiyeho akana kari kagiye kujya ku ishuri, bagiye kugatwara. Umugore yaje kuvuga ati ntago ari bujyane, ati karaza kwijyana kisigarane, nanjye ndaza kugenda ukwanye afite inama. Ngabona yandi mahitamo afite usibye gutega taxi, bituma akererwa no ku kazi. Umugore akakomeza amubwira nabi, arangije afungura laptop kugira ngo bare ko batangira inama yabo. Ari kureba muri icyo gihe yaje kuhita abona message iturutse ku mukunzi we bahoze bakundana, amusaba ati ntago byakunda ko twahura muri restaurant ka turi kwiganira. Abakozi be batangiye kwimenya, batangiye kubihusa bavuga ati umukunzi bahoze bakundana ashobora kuba ari umugabo ahishe wibanga, bafitanye urukundo rudasanzwe. Umugore yise bakwepa ashaka kugenda. Umugabo ashaka kumuhagarika kugira ngo amubaze ni kubera icyo ushaka kugenda tudashoje kano kazi twatangiye igihe kinini cyane, bitewe n'utumessage wakiriye twashiri wawe bigatuma ugenda uvanga ukadusiga. Umugabo nta kindi yahise asinya yuko asezeye akazi, ari gupanga yuko uko byamera kose agomba kuva mu gihugu we n'umukobwa we bakigendera. Bidatinze umugore yakuzaniye uwo bakundanaga, arangije imbere y'abandi bantu bose aravuga ati mugize vice president. Abaro bose biratungura uburyo bazanye umuntu akahita mujya vice president, bakomeza babihwihwisamo. Gusa bakomezaga bamwita n'umuhungu, ati ngo ni umuhungu wabo, ati n'umwana wabo. Uwahoze akundana n'umukobwa yaje kwegera umugabo we atangiye kumubwira ati nubwo wazamuye company kayizamurika yageze ku rwego rwa billions z'amadolari, ati umugore wawe n'ubundi ntago yigeze kwishimira, nubwo yigeze gukunda, nta nubwo yakwitayeho. Maroko nyese ya telefone yari umukobwa uri kumuhamagara, ati vayo intore umwe arimo yansize hasi, vayo umfate turebe ko twataha tugatahana mu rugo. Umugabo akivayo n'akana ke bari kuza, hari ibyo babonye n'ubundi ka gahungu ko wahoze akundana n'umugabo we kari kwita mama we ngo ni mama wako. Agakobwa kabo kandi ibyo kahoze kifuza kujya kamwita nyina, gusa kabirebega kure kuko yakabwiye ati jya unyita anti. Agakobwa kabo Mariya yazenze mu maso, kumva birakababaje cyane. Umunsi ukurikiyeho ubwo se w'umwana yari amuherekeje mu nama y'ababyeyi, yaje gusanga n'ubundi umugore we yitabiriye inama y'ababyeyi. Gusa yaje mu kimbo cya nyina w'uwo bahoje bakundana. Akana ke k'agakobwa gatangira kuvuga gati mama wanjye bite kuki atazanye nanjye, ndashaka kuba turi kumwe. Abaro batangira kwibaza ati sira mugore umugabo we byanyabyo muri bari babiri ninde. Umuhungu araho ngaho kakana kabaye ngakaguye hasi. Nyina atangira gutonganya umukobwa amubwira ati ni gute usunitse uno mwana, ati ntago namusunitse, kumbe cyane cyari kigwishije ari kugira ngo kimurishe umubu. Umugore yagukubita akanira ati akana gakomeza kanarira. Umugabo yese atangiye gutekereza ati uyu mugore ashobora kuba asigaranye amahirwe amwe yonyine. Icyo sakura yahise ajya guhanaguza umukobwa we ku icyo kigo kugira ngo arebe ko bahava, kuko witwaga nyina w'umukobwa we yarishimiye kubana n'undi muhungu w'abandi aho kugira ngo areke umukobwa bamwite nyina. Umugabo yese afata umwanzuro ka icyo gihe cyo kuvana akajyana n'umukobwa we bakigendera. Gusa bari gusohoka umugore yaje ahereza keke umukobwa wabo, atangira kwishima agira ngo nyina yamugarukiye. Nibwo yaje kumenya yuko nta kindi yaraje kumurebera, ahubwo ari kumusaba yuko yareka umuhungu wabo akari uyobora ishuri, uwo mukobwa akaza kubivamo ntabijyemo. Gusa umugabo arebye asanga yamuhaye keke ikoze mu mwembe. Umugabo itarakara ati bino ni biki ukoze kumpereye umwana wanjye ibintu bikozwe muri keke ifite nyine flavor y'imyembe. Abaza umugore we nimba atarazi ko umukobwa afite allergy y'iyi myembe. Abona umukobwa we allergy amaze kumwataka, aramubwira ati kuki utabimbwiye kare mbere yuko biba, kuki utigeze ubimbwira uko byagenze. Umugabo arakaye cyane avuga ati ntago ugeze wita ku mukobwa wacu rimwe na rizima. Ati ubwo umukobwa wacu yari afite imyaka 3 yonyine, ati umukobwa wacu yaje kugira allergy y'imyembe birangira n'ubundi bamwiseho. Gusa umugore ibyo ntago yari abize, ntabwo yabyitaye ko ari yitaye kuno bahoze bakundana. Akimenye ibyo umugore yashakaga, yambwiye ati n'ubundi ntago azaba umuntu ushinzwe ishuri ryabo, kuko n'ubundi
twamaze kumuhanaguza kuri kino kigo, tugiye kuvanga tugende tubarekera ibyanyu. Umugore atangiye kumaza se urapanga kujyana n'uyu mwana mukavananga mukagenda. Umugore atangiye kuvuga tushaka gukoresha umukobwa wacu kugira ngo untere ubwo butangire kunkanga. Niyizere ko ashobora kuba yamukika akagenda akamusiga akavangaha. Umugore asunika n'agakobwa kabo kagwa ku ruhande, arangiza afata umwana w'uwo bahoze bakundana barigendera batanabyitayeho. Agakobwa kaza kabakurikiye gusa bacaho barigendera, nyina atanitaye yuko karwaye amayareriji. Akana kabo disi kararize birakababaza cyane, ntikifuzaga ko rwose kabaho kadafite nyina ukitaho kandi ugakunze. Kakomeje kiruka inyuma y'imodoka birangira kanaguye hasi, gusa umugore yarebye muri miriwara nakabonye ntiyakumva agize nimuwe na nkeya, akomeza yigendera. Umunsi ukurikiyeho bakazanye mu bitaro. Umukobwa yavuze ati mama yaje gutuma ndwara, umunsi ushize ejo yatumye ndwara. Gusa n'agakobwa kari kamaze no kubumva bari no gukora ikiganiro bari kuganira, asaba umugore yuko bajya mu nama y'abarimu. Gusa umugore we yaje kwita amukatira, amubwira yuko atazaba hari icyo gihe adafite igihe. Ati icyo nakora nuko naza wenda umukobwa wacu yarwaye nkaba namwitaho, ariko nta bindi. Gusa umukobwa yaramaze kumenya yuko mama we amahirwe bari bamuhaye y'inshuro 3 ashaka kuba agiye kurangira. Yibuka nuko basezeranye yuko azahita abo papa we mama we akagenda ntibongere kumureba. Gusa se yavuze ati reka nuzuze ibyifuzo by'umukobwa wanjye. Arangije tahamagara umugore we aramubwira ati umukobwa wacu yarwaye waje ukamwitaho. Umugore amubwiye ngo nuko ahuze ahita namukupa ako kanya umugabo yahise amenya ko hubwo ari mu cyumba cyegeranye nabo ariho yari yibereye, ari mu bihe byiza n'umwana we wahoze akundana nawe. Yifuzaga kuba mama w'undi mwana atari uwe, akugira ngo yifuze kuba mama w'umwana we. Ibi byatumye umugabo arakara cyane, yibazaga ati basi niyo yaba yitaga ku mwana wacu 1/2 cy'uko yita kuri uno mwana basi byaba bihagije. Umugore akajya avuga ati uriya mwana ashobora kuba yirwaza kugira ngo arebe ko naza kumwitaho, gusa ibyo simbyitayeho. Umugore abonye umugabo agiye n'ubujinya mwinshi amwiruka ajya kumukurikira. Ari kuza amukurikiye yumvisha abaganga bari kuvuga ku by'umwana ngo ufite umuriro mwinshi. Araza akomeza, yaje kumenya ko umukobwa we yararwaye bya nyabyo. Gakobwa ke kamubonye kahise kanishima kubona nyina zagasanganira mu cyumba kari karimo. Gusa bidatinze Kidobya yahise aza uwo bahuze bakundana, asaba yuko ngo umuhungu we yahabwa ngo icyumba cya VIP, ngo kuko aho bari bamushyize ngo basanze hari urusaku rwinshi cyane. Atavuga ati amadokima akeneye gusinywa kugira ngo barebe ko bamuhindurira icyumba. Umugore yahise asinya atabanje no kureba ibyo asinye ibyo ari byo, atazi ko zari impapuro za divorce amaze gusinya. Akomeza yita ku wari umwana w'uwo bahoze bakundana, niyitaga no ku gahinda n'akababaro k'umukobwa we uko yariraga kose ntago yarabyitayeho. Umukobwa we yarababaye cyane kuko yarazi ko atazongera kubona mama we nanone kuko yamaze kumusiga. Umunsi ukurikiyeho umugabo yoheje umugore we message ahita afata umukobwa wabo amujyana kuri airport.